Sheri, reka mubwize ukuri. Cyokoza tubabariye nabonaga bikava mu nzozi ukabiduha kuko ukaduha nabonaga amaso yari nk'ayawe kuko urabona ko ndusha amaso meza. Sho ibyo tubireke tugiye muri izo nkuru mukanya wambwira ngo wabonye n'Imana iguha izina ry'umwana tubyorere. Ni ibyo ngibyo niyo mpamvu rero numva mirindi y'umubebe hafa. Iki nicyo cyifuzo cya mbere dufite nk'umuryango. Tumva rwose urubuto ruri hafi aho pe. Ikindi turasengera kurindwa mu kazi dukora ka buri munsi, uburinzi bw'Imana butubeho. Dusengere n'imiryango yacu ku mpande zombi. Yego. Dusengere n'itorero ryacu. Dusengere n'igihugu cyacu. Ndumva ari ibyo. Ni ibyo ngibyo. Ndabona tugezeyo. Akusara turabona parkingira. Turayibona. Reka turebe. Uriya muntu ari gusohoka buriya. Banza urebe neza. Uriya ariko arasa oya. Reka tuyiparike hariya nyuma y'urusengero hariya hirya ahantu. Ariko shu hano hantu ntago ari heza. Urabyibuka ukuntu mu cyumweru kindi bigeze kugufunga ariho waparitse n'ubundi. Hari igihe bano bantu bashobora kuza bakanyitambika barakwitambitse. Ikiza wategereza umunota umwe cyangwa ibiri uyu muntu agasohoka. Uyavuye muri service ya mbere ubona ko ari kwinjira mu modoka tukabona uriya mwanya tugaparika hano niho heza. Ubujyanama bwawe wa mugore we nicyo barusha sibyo? Nicyo mbarusha kandi rero uravuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo bicare bige. Sherido uzi ko wa muntu avuye uzi ko imodoka yikuye muri parking. Sinabikubwiraga ko atari butinde turarasohotse koko. Yego. Hanyuma noneho Sheri umva nkubwire urabona uyu munsi uze kugerageza twagira ngo niba ugiye kumbwira rega ibyo nakubona ko ariko abantu bari hafi yacu rega wa muntu we tuba tugomba kuvuga gakeya. Reba uriya mama ukuntu yambaye neza sho mbega ikanzu nziza. Uri kumubona ukuntu yambaye neza cyane kurusha iyawe koko. Ese uri kwibona uzi ariya makanzu uzi ko reka nako tubyiyorere sinirwe nkubwira ibiciro umutwe utakurya tugiye gusenga. Umva uyishaka? Nuko ndayishaka ariko uri kubona ukuntu ari nziza. Igura gute? Igura 120 aho mbiherukira 120. Ni kwigura ariko nyine birebe nawe ukuntu ari nziza. Noneho n'umama yambaye Imana yanjye ukuntu ari mwiza ndebe. Nta mwiza kuruta ariko Sheri ayo maso yawe nuko azagiye twarahirya. Mwiza se ngaho tugende kugira ngo twicara ahantu heza. Nari ndi kukubwira rwose uyu munsi witwararike sibyo? Nituze kwicara ukubiri. Nituze kwicara ukubiri mu rusengero sibyo? Noneho turicara hamwe ariko Sheri reka nkubwire nawe ntukagende ngo ukomeze uzi ko ngukurikira nkagira ngo nkarambirwa ukagenda imbere kwa pastor hagiye wicara hafi. Hari ukuntu nyine ubureba ufite umugore mwiza ukavuga reka nze dutambuke. Nese ugiye kumwerekana oya ibyo ni bibi uzi ko ibyo ari ubwibone. Kandi Sheri ngo nkubwiye ngo umugore mubi wankubita kandi ahubwo nanone ugiye kumera nka babakobwa baza mu materaniro yambaye agakweto karikare umva akagenda yaguze sakambaro gashya kenda gashya akabanza akazenguruka yaje akererewe se ahubwo kugira ngo asange church yuzuye kugira ngo asange abantu bose bicaye ubundi aturikara n'agakweto. Ariko ngewe nago kandi si n'abakobwa gusa babikora hari n'abasore n'abapapa babibone bagifite ako kantu k'ubwibone mu rusengero. Ntabwo nabikora kubera ko ari ubwibone. Umva impamvu nabikora. Impamvu ya mbere urabizi neza mbare ko ngiye kubivuga gutyo utasa sibyo? Kugira guteze. Impamvu ya mbere ya magambo y'abantu babazi ngo rero ngo Fanny na John kubera ko bamaze imyaka 5 batarabyara agahinda karabishe nibazi kwambara ngo bahora bashwanye bahora bagira gute mba nshaka kugira ngo mfate agatoki ku kandi barebe bigireho babone yo rero ahubwo ndagenda ngufashe ku rutugu ngaho tugendesha reba neza ko urugi rwawe rufunze ngewe hanjye sava ndabona ari sawa. Reka tugende hanyuma rero Imana ikumvire. Amina. Urakoze Sheri nawe nza gusenga kwawe. Amina. Kandi yakire n'amashimwe yacu kwa kundi twabitondekanyije. Ndabyibuka byose nizere ko nawe ubyibuka. Materaniro meza shu. Sawa urakoze. Uraho neza papa Teri?
muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaza. Umeze neza? Abibona tumeze neza. Biranagaragara disi we. Ariko namwe mumeze neza. Turashima Imana. Kose ndabona nta kibazo. Ubwo ni ubuntu bw'Imana nta kindi. Icyumweru gishize ariko wancitse. Nakubonye nka hariya hirya ashaka gusuhuza amateraniro arangiye. Sinzi aho wanyuze. Nyine byabayeho. Twari turimo twihuta njye na madamu yari yambwiye ko hari umuntu ashaka ko nyuma y'amateraniro tujya gusura. Bituma rero tugerageza guta tugenda, ntabwo twatenze kurusaba service yarangije tugenda. Harya madamu uramuzi? Oya. Dore ngo uyu madamu wanjye. Ufite umugore mwiza. Ni ngombwa. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ahimbaza. Hanyuma sheri, uyu rero uyu mugabo yari inshuti yanjye kera, turakurana turigana, none rero yaje gutura hafi aha ngaha, niyo mpamvu ubona no dusigaye tunasengana. Nishimiye kubamenya Papa Teri. Natwe turabishimiye. Dore uyu ni umuvandimwe twarakuranye. Twose twaradukoranye mu cyaro no hirya mu cyaro. Ariko twaraniganye, ariko Papa Teri wari umuswa mu mibare. Imibare n'ubu yarananiye. N'uyu munsi? N'ubu yarakunaniye. Ubuse koko ariko kubara agafaranga ko byakunda. Oya, kubara agafaranga urumva imibare mvuga ntabwo ari yo kubara amafaranga. Ya mibare yo mu ishuri za X na za Y. Ya yindi ama-Y kugira nk'ibyo ngibyo. Ama-equation ni ibyo ngibyo. Nguyu rero madamu wanjye yitwa Fanny. Niryo zina abantu benshi bamuziho, ariko ngewe nkoresha darling, sweetheart, honey, chérie. Ayo niyo mazina atandukanye ndakoresha. Bigomba gutandukana no mu cyaro. Kuko turi mu mujyi urumva, kandi ntabwo bafite umugore mwiza nk'uyu ngo ubure kuba umeze neza. Nkuko mbabona mumeze neza, haba mu rugo, haba physical. Meze neza. Papa Teri, hanyuma se urimo uragenda umenyera muri quartier n'ahandi hose? Turi kumenyera ibintu bimeze neza, dufite umugisha wo kugira abaturanyi beza. Ikindi n'itorero riri kugenda ridufasha mu buryo bwo kumenyera. Nibyo kabisa, iri torero ni ryiza. Iri torero kabisa ni sawa cyane, borohereza abantu bashya babakirana ubwuzu. Mbese Mana, gusengera no umugisha bikomeye cyane. Gusa niba baratangira kubasura Papa Teri. Oya, iri torero rifite abantu bagira urukundo, abantu baradusura. Mbese bari kugenda batumenyereza kugira ngo twisange mu itorero. Ariko rero aho ngaho mbwiriyemo ni nk'aho akavuze ngo nawe rero ni karibu uzaze unsure. Nitwe tubura. Ariko rero abadamu n'abahanga mu gupanga gahunda nk'izo ngizo, reka masheri wabiguharira ukazareba ukuntu muri za gahunda zacu. Nta kibazo pe, nta kibazo Papa Teri. Tukazabasura. Oya, biranakwiriye rwose umuntu wo mu rugo, umuntu wo muri quartier. Ubwo wakabaye mu rugo arahagize iwawe. Umbabarire rwose nzabikosora, turabikosora. Mu rugo arahagize iwawe. Umwanya uhagije kugira ngo musubire no muri ibyo biganiro by'iwanyu mu cyaro. Numvise mutangiye kubivugaho turi mu nzira. Oya, no gupanga mukareba uburyo mutugeraho, nubwo biba bitoroshye muri uyu mujyi wa Kigali. Ntabwo biba byoroshye, ariko ni ngombwa kudusura.